abantu baracecetse ntibakivuga ngo barabihoreye nta yanyu Imana irayabahaye muzane dusangire ejo natwe izaduhane. Ariko ibi ni iki twamugize ubwoba ndabibavugiye noneho ntibashaka bazantera amabuye je umva ndabivuze maseko nawe uracecetse uramwihore wewe gusa usiye kutamubwira nabi. Niba umuvandimwe wawe uriyo ujye umubwira uti ndiko ntabwo wanzamura aka kanya. Hamwe na message mfite umuvandimwe yanyandikiye cyangwa se umushiti wanjye yanyandikiye cyangwa se umuntu yanyandikiye uko na ibice 18 bya mwene Siraki umurongo wa 15 tugeze ku ducirane imanza ngo ntibaduhaye ntibatwitabye ntihabaye umubiri ukagubwa neza. No kuvuga ngo rero tujye tugerageza dushake umwanya nubwo biba bitoroshye abo twavuganaga tukiri muri Afurika abo mwavuganaga mukiri muri Afurika babwire amakuru niba hari wagusigiye message nawe ukaba waruhuze nugaruka umuhe message umubwire uti ntago bimeze ubumuntu butava ku ngano y'ivyo umuntu atunze ahubwo ubumuntu buva mu ndiba y'umutima. Iyo hari urugo ushobora kugeramo bakabura ico baguha ukabona umuvyeyi cyangwa se umupapa wo muri urwo rugo ari rukanse asutse amazi mw'ivere akazana akakuzimana. Ariko inshuti bakunzi tujye tuzirikana ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Tuvugane n'abavandimwe niba nta nico dufite cyo kubaha ariko tubavugishe tugomba gusubiza nabo bagasubiza abandi. Urugero bibi wamutakira ntakwiteho ntago nzi niba koko ari byo hari igihe umuntu yakwambaza Imana ntimwiteho ariko ntekereza kuko Imana ni umubyeyi kandi impuhwe z'umubyeyi zihoraho igihe cyose. Rero ni ukuvuga ngo inshuti bakunzi ba Emet TV ndabasuhuje aho muherereye hose. Imana y'amahoro nibishimire. Abari ku manywa mwiriwe neza, abari mu gitondo mwaramutseho, abari nimugoroba umugoroba mwiza. Buri wese bijyanye n'aho ari Imana imwishimire. Turi munsi isigaye yarabaye niba ari nini niba ari ntoya ntago nzi ko nabivuga. Isi irazenguruka wa mugani, hamwe buba bwije ahandi bukaba bukeye, hamwe bugorobye ahandi ntiwamenya uko bimeze. Ariko mwese aho muherereye mu mpera z'isi ndizera ko muri amahoro. Niba utameze neza rero wihangane, mu isi niko biba. Ahari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko ubwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uno munsi biba bimeze neza ejo bikaba bibi kurushaho, uno munsi biba ari bibi ejo bikaba neza kurushaho. Uko biri kose tugomba gushima Imana. Tujya kuganira ikiganiro kitari iyobokamana nk'uko tubikora ariko ni amashuri y'ubuzima. Twavuze ko tuzajya dukora ibiganiro tugatanga amasomo, tugatanga inyigisho, tugatanga n'ijambo ry'Imana. Reka rero duhere kuri iri jwi twiyumvire. Abantu umuntu wowe Imana igukuye ku kabingo irakuzanye kurasenga ngo Imana izakugirire neza ngo uzagirira abantu neza, kurakorera amafaranga amadolari 30-50 ku isaha. Niba guhamagara ngo yego namwe mwarakabije gutese abantu muri Amerika muri kunyumva mwohereza amafaranga wa abantu baracecetse ntibakivuga ngo barabihoreye nta yanyu Imana irayabahaye muzane dusangire ejo natwe izaduhane. Ariko ibi ni iki twamugize ubwoba ndabibavugiye noneho ntibashaka bazantera amabuye je umva ndabivuze maseko nawe uracecetse uramwihore wewe gusa usiye kutamubwira nabi. Niba umuvandimwe wawe uriyo ujye umubwira uti ndiko ntabwo wanzamura aka kanya ko nanjye ndi kubona ibirindi yo gutabara. The biggest companies in the world are willing to pay big bucks for hamwe n'irijwi hamwe na message mfite umuvandimwe yanyandikiye
cyangwa se umushuti wanjye yanyandikiye cyangwa se umuntu yanyandikiye, uko nabyita, reka nayo nyisome kugira ngo tubihurize hamwe, noneho dutange isomo ry'uno munsi. Umuntu yaranyandikiye arambwira ngo ariko sha bite byawe, iyo ugiye ntabwo uvuga n'amakuru, njye ntacyo nshaka kugusaba, icyo nshaka ni amakuru kuko ngo mutinya ababasaba. Hanyuma mpita ndamusubiza ndamubwira nti ariko urandenganya, ntago mba muri iryo shyirahamwe ryavuze ko abahamagaye bose baba basaba. Ndanamubwira nti kandi amakuru niyo byose. Hanyuma ukavuga ngo ntacyo ushaka gusaba, gusa wamvugisha ukambaza icyo ushaka kumenya cyose, icyo naba maze kumenya nakikubwira. Ibyo ni bimwe mu biganiro twagiranye n'uyu muvandimwe, bihura n'iri jwi nabonye, hanyuma bihura na mesaje ziba zitambuka nyine mu bantu. Ndavuga nti reka tuzaze dutange amasomo, tumenye ikijya mbere, duhugurane, dutange amasomo ku bantu. Rero isomo ryacu ry'uno munsi riraza kuba rivuga ngo ese koko abantu bari muri Amerika ntibitaba za telefoni? Nibyo koko abantu bari muri Amerika ntibitaba telefoni? Ese ni ngombwa ko tuvuga abantu muri rusange? Ikindi, abataratwitabye telefoni ni bose? Icya kabiri, turaza kuvuga ngo ese koko abantu bari muri Amerika ntibatanga amadolari? Ese ubundi bo baba bayafite cyangwa ntayo baba bafite? Icya gatatu, turaza kuvuga ngo ese koko abahamagaye bose bo baba basaba amadolari cyangwa baba bashaka amakuru, kumenya ubuzima bw'abandi uko buhagaze? Hanyuma icya kane, turaza kuvuga ngo none se ubundi bipfira hehe? Aha ni muri diveri cyangwa se ni muri samari, ni muri ni samari niba ariko nabivuga, kugira ngo tumenye aho bipfira. Turaza kumenya aho bipfira nidusanga ibi twibaza haruguru cyangwa se ibi twibajije, nitumara kumenya uko biba bihagaze. Reka rero turebe ku cya mbere. Ese koko abantu bari muri Amerika ntibitaba za telefoni? Ahangaha ikibazo ni yego kandi ni hoya. Ndaza kwisobanura. Iyo mvuze ngo ni hoya, impamvu ntabwo abantu bose uba warabahamagaye, cyangwa se ntabwo abantu baho bose nigeze mbahamagara, kandi ntabwo abantu bose, iyo tuvuze ngo abantu tuba tubashyize mu ishyirahamwe. Niyo mpamvu ngewe ku giti cyanjye nasubije uyu muvandimwe nambwira nti ntabwo ndi mu ishyirahamwe ryabo bavuze batyo. Abantu bose, iyo tuvuze ngo abantu bose ntibitaba telefone, biba ari nko kugaragaza ko bose twabahamagaye, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko bose twabahamagaye. Twahamagaye umwe w'inshuti yacu cyangwa se umwe w'umufamiliye ntiyadufata, hanyuma duhita dushyira abantu bose muri rusange. Ariko tujye twibuka ngo niba njyewe nahamagaye umufamiliye wanjye ntanyitabe, hariho undi ufite umufamiliye we bavugana buri munsi, cyangwa se bavugana buri cyumweru, cyangwa se bavugana buri kwezi, bitewe na gahunda bihaye. Rero niyo mpamvu navuze ngo hoya, ntabwo abantu bose bari muri Amerika ariko batitaba telefoni. Navuze kandi ngo yego, bose niko batitaba telefoni. Impamvu, ntabwo turi kuvuga bose, turi kuvuga bamwe muri bo. Bamwe muri bo ni yego, abandi muri bo ni hoya. Muri rya tsinda ry'abantu twashyize hamwe, bamwe muri bo ni yego, ntabwo bitaba telefone, abandi muri bo ni hoya. Impamvu twavuze ngo ni hoya ni uko hari bamwe muri bo bavugana n'abavandimwe babo, bavugana n'inshuti zabo, bavugana, ariko ni yego. Impamvu ni uko Amerika ni nini kurusha uko twe turi muri Afurika tuyibwira, bitewe n'uko Amerika nayo ubwayo ntago igendera ku masaha amwe. Iyi ni imbogamizi ya mbere ishobora gutuma abantu tubahamagara ntibatwitabe, atari uko babyanze, atari uko batwanga, atari uko batuzira, ahubwo bijyanye n'amasaha.
Rero ni nako itanahuje amasaha n'umugabane wacu aba Afurika. Rero nyuma y'uko ushobora kuba uhamagaye umuntu muri Afurika bwije, we bukeye agomba kujya ku kazi, cyangwa se ukamuhamagara muri Afurika bukeye, we bwije avuye ku kazi agomba kuruhuka, ugasanga ni imbogamizi zo kuba mwahuriza ku gihe runaka ngo muvugane. Ariko se zo zaba urwitwazo? Kuri gatatu cyangwa se y'iki kibazo cya mbere, biterwa n'imiterere ya kamere y'umuntu, kuko sabo muri Amerika gusa, no muri Afurika hari abatitaba telefoni. Nibyo koko, sabo muri Afurika gusa, sabo muri Amerika gusa, umuntu mushobora no guhamagarana muturanye muri state imwe cyangwa se mutuye mu mujyi umwe, ntagufate ntanaze gutanga excuse ngo akubwire ati muvande wampamagaye ntahari, cyangwa se wampamagaye nkuze none unyihanganire ndabotse dushobora kuba twavugana. Rero ntago biba ku bantu bari ku mugabane wacu wa Afurika gusa, biba no ku batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabo, hariho abatitabana. Kandi na hano iwacu muri Afurika twibuke ko hari abo duhamagara ntibagufate, ndetse hari n'abo duhamagara natwe ntitubafate. Rero nibigera ku bavandimwe bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntitukabihuze ngo tubishakire ubundi bugome, tubishakire iyindi nyito, hoya, ahubwo tugiye tureba ngo ubundi hari umubano mwiza twari dufitanye n'uyu muvandimwe utari munyitaba, ubundi icyo dupfa ni ikihe? Rero niba nta kintu mupfa mukaba mwari mufitanye umubano mwiza nawe, twashyira muri tiriyo tugashaka aho tumuklasa, tukamenya niba biterwa n'imiterere ya kamere ye, cyangwa se niba hari ikindi kibazo mwaba mufitanye, tukamenya imiterere y'umuntu mbere y'uko tumushyira mu itsinda ry'abantu runaka. Ikibazo cya kabiri twibajije kirabaza kiti, ese koko abantu bari muri Amerika ntibatanga ku madolari? Ese baba bayafite? Aha naho turaza kuvuga yego na hoya. Aha mu gika cya navuze nti ntitugakore ikosa ryo guhuza abantu bose ngo tubabareho icyaha kimwe. Iyo tuvuze ngo abantu ntibatanga amadolari, cyangwa se abatuye muri Amerika ntibaduha ku madolari, n'ubundi tuba twabapashije muri klasi imwe. Nyamara ntabwo ari bose bagomba kuyaduha, nta nubwo ari bose bayatwimye, oya. Ikindi ni uko atari twese bayimye. Niba njyewe umufamiliye wanjye cyangwa se inshuti yanjye cyangwa se umuvandimwe wanjye yarayanyimye, ni ukuri hari undi ufite umuvandimwe we, hari undi ufite inshuti ye wayahawe. Rero ntago bayimana, hoya, ntago bayimana, ahubwo ni uko uwo twayasabye atayaduhaye, kuko kuba batarayampaye hari undi bayahaye. Kuba rero barayampaye ntabwo bivuze kandi ko bose bayahawe. Buri wese mu kika cye afite uburyo ki yamanaginga iki kibazo, ariko ntabwo ari uko batayatanga bose, nta nubwo ari uko bayatanga bose. Kandi natwe ntabwo twayasabye bose. Ni ukuvuga ngo rero niba tutarayasabye bose, ntabwo twayimwe na bose, kandi natwe niba twarayatanze ntabwo twayahaye bose ngo tuvuge ngo iyo duhaye abantu muri Afurika bakora iki. Nabo ntabwo ari bose. Tujye tuvuga ati uwo nahaye cyangwa se uwo nasabye, Imana ijye idushoboza guklasa umuntu wese mu cyiciro cye. Mbere y'aha ngaha navuze nti, bavuga ngo utazi ibwami abeshywa byinshi. Impamvu nahisemo gukoresha iyi mvugo ni uko amadolari yo muri Amerika agira impfu nyinshi. Impamvu mvuze ngo agira impfu nyinshi, abanzi abo twakunze kubana bazi ko nkunda kuvuga ngo amafaranga agira impfu nyinshi, ariko ubanza niba ariko nabivuga, banza muri Amerika amadolari yaho agira impfu nyinshi. Rero ugasanga umuntu nawe ku giti cye abara imibare ntibikunde, abara imibare ikazamo ama equation, abara imibare ikazamo ibihekane,
niba ariko nabivuga niko nkunda kubivuga ngo imibare iri kuzamo ibihekane ibidahura, yaba ari imibare agasanga nawe ntirimo ihura, rero ugasanga bimusabye kubitsa cyane hari ukuntu wakoraga umubare wateranya bikarenga ukabitsa cyangwa se ukaguza kugira ngo ukuremo. Abazi imibare ubwo barahita babyumva, iyo uteranya urabitsa kugira ngo uze kubona umubare nyawo, kandi n'iyo ukuramo uraguza. Rero hari igihe umuntu turenganya uri muri Amerika nawe bijya bimubaho bityo, bigasaba ko aguza cyangwa se abitsa kugira ngo imibare ize gutanga igisubizo cya nyacyo. Rero iyo dukoze ikosa tukavuga ngo ntabwo atanga amadolari, wenda imibare itakunze, tuba tumurenganije. Ikindi navuga ko haba habayemo ikosa ryo kuba tutaganiriye, bimwe nahereyeho mvuga ngo kuba batitaba telefone bihuye n'umubano twari dufitanye. Niba umubano wacu utameze neza, nzavuga ko atamaye ku mafaranga. Kubera iki? Kuko ntabwo yansobanuriye ko nawe imibare izamo amaekwasiyo, ariko si ubundi ni ngombwa ko ansobanurira? Oya, ntabwo ari ngombwa. Ariko reka turebe mu gika cya se icyo havuga. Navuze ngo nuko amakuru dufite kuri Amerika n'amadolari yaho basanze atariyo, gusa nabo barakabya, babure amadolari 100, babure na 50, babure na 20, nabo bagiye bagerageza nuko nabiteguye. Navuze nti mu gika muri A na B twari dusobanuye tuvuga tuti ntidugakora ikosa ryo guhuza abantu bose, ko niba batayampaye hari undi bayahaye. Muri B twavuze ngo baravuga ngo utazi bwami abeshywa byinshi, hari igihe umuntu aba ari imibare ntibikunde. Hano rero muri C navuze nti nuko amakuru dufite kuri Amerika n'amadolari yaho basanze atariyo. Iyo hano iwacu muri Afurika hari ukuntu tuba twumva ko umuntu nagera muri Amerika nta kindi azajya akora ari ukohereza gusa, kandi natwe tukavuga tuti mwe nimutegereze ningerayo gusa nzajya nohereza. Rero akaza gusanga ibyo yavuga, ibyo yibwira atari ko bimeze, kugira ngo abone ayo akoresha nawe ku buzima bwe bwa buri munsi, bimusaba kubara ya mibare twavuze hejuru. Rimwe na rimwe bikamusaba kubitsa cyangwa se kuguza kugira ngo imibare bize gukunda. Rero ntaze kubona uburyo ki abasha gufasha umushuti we, abasha gufasha umuvandimwe, abasha. Ariko nari mvuze ngo nabo ntibakajye bakabya. Ni ukuri mujye mureba ukuntu mutugenera. Niba mubuze 100 muduhe 50, n'ubu mubuze 50 muduhe 20. Mujye mugerageza natwe mutugenere. Ubuzima bwo muri Afurika murabuzi, uko biri kose ubuzima bwo muri Afurika butandukanye n'ubwo muri Amerika. Nitugera hano ku buzima, ntabwo turaza guhuza ubuzima bwa Amerika gusa. Impamvu twavuze ku bijyanye n'amasaha ntidushyiremo abatuye Sweden, Finland no mu bindi bihugu, nuko hari ababituye bagendera ku isaha imwe na Afurika, bikoroshya kominikasiyo zabo. Ariko ku bijyanye n'amafaranga bwo bose mujye mutugenera. Hanyuma kuri 4 twavuze ngo ese koko abahamagaye bose baba basaba amadolari? Ahangaha ho completely turavuga ngo hoya, siko abantu bose bagira umuco wo gusaba. Kandi utekereza uti ese nagize voilà, ndavuze ngo hoya, siko abantu bose bagira umuco wo gusaba. Uhamagaye wese siko abasabye amadolari. Hoya, iyi ni umuco mubi. Niba ariko utekereza, ibyo utekereza birapfuye. Ntabwo umuntu wese uzaguhamagara, ntabwo umuntu wese uzaguha message ariko azaba akeneye amafaranga. Oya, ahubwo
ku giti cyawe ushobora kuba uzi neza ubuzima wasizemo umuntu, ugahita uvuga ati bihuje n'ubuzima namusizemo uyu muntu nta kindi yenda kumbwira, arambwira ibyo gusaba amafaranga, ahubwo ugutekereza ati namusize inte, ese namusize atuye mu buzima bwo gusaba? Niba ari bwo buzima yari atuyemo wenda nicyo aguhamagariye, ariko ntekereza kandi nzi neza ko umuntu wese uhamagaye ntabwo ariko aba agiye gusaba. Ikindi nari nkivuze ruguru, tuba tuzi ko nibagerayo ari ukujya bohereza gusa, nkavuga nti kuko nziranye n'umuvandimwe wanjye nkaba ngiriwe amahirwe akaba agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba agiye muri Canada, akaba agiye Australia, akaba agiye Finland, akaba agiye Sweden, nagerayo ni ukuri nzaba nanjye mbonye umuntu tuziranye uri hanze, azajya ampa ku madolari, azajya ampa ku mayero, azajya ampa. Rero ibyo bikaturemamo icyizere cy'uko nimugerayo muzaduha ku mafaranga, ariko ntibihuze n'izo mwasanzeyo. Rero namwe mugakora ikosa ryo kutatubwira uko mwahasanze, bigatuma tubabaraho icyaha cyo kudaduha ku mafaranga, cyo kudaduha ku mayero, cyo kudaduha ku madolari, nyamara bitabaturukaho. Rero ahangaha tujye tubabarirana, twihanganirane, kandi uvuge ngo ibyo nkora, ibyo ntekereza kuri mugenzi wanjye byaba bitewe aramutse abintekerejeho, ibyo nibwira byaba bite biramutse atari ukuri. Wibaze ngo ibi mvuga byaba bite ari njye bivugwaho. Byose tujye tubishyira mu ruhande rw'abo tubivugaho, tubishyire no mu ruhande nari mvuze ngo ibyo tuvuga tujye tubishyira mu ruhande rw'abo tubivugaho, hanyuma tunabyigarurireho, tuvuge tuti ari njye babivugaho byaba bimeze bite. Ibyo bizatuma tudaca imanza zibera cyangwa se imanza zibogamye, tuvuge igikenewe. Hanyuma dusoza, reka tuvuge ngo none bipfira hehe. Nitugera aha ho kuvuga ngo none bipfira hehe, turaza kwifashisha Bibiliya mu gitabo cya mwene Siraki. Reka turebe mwene Siraki ibice byaho, reka dusome ibice 18 bya mwene Siraki, duhere ku murongo wa 17 twumve icyo havuga, kugira ngo tuze guhita tumenya icyo dukwiye kuvuga. Ibice 18 bya mwene Siraki, umurongo wa 15 tugeze ku 19. Turaza kongeraho imigani, ibice 16, umurongo wa 20 tugeze kuri 24, kugira ngo tumenye tuti mbese bipfira hehe, kugira ngo abantu ducirane imanza ngo ntibaduhaye, ntibatwitabye, ntihabaye. Noneho turebere hamwe tumenye tuti umuti twakoresha n'uyu n'uriya. Mwene Siraki ibice 18, umurongo duhere kuri uyu wa 15, haranditse ngo mwana wanjye ineza yawe ntukayigerekeho incyuro, nutanga imfashanyo ntukayigerekeho imvugo mbi, mbese urume ntirucubya ubushyuhe? Ni nako ijambo ryiza riruta impano. Koko rero ijambo ryiza riruta impano, ibyo byombi nibyo biranga umugiraneza. Umupfapfa yamagana umukene ntacyo amuhaye, impano y'umunyeshyari iriza uyihawe. Mbere yo kuvuga ujye ubanza utekereze, ujye wirinda indwara itaragufata, ujye wisuzuma mbere yuko ucira urubanza,
bityo igihe nikigera uzababarirwa. Ujye wisuzuma mbere y'uko ucirwa urubanza, bityo igihe nikigera uzababarirwa. Ujye wicisha bugufi mbere y'uko ufatwa n'indwara. Nukora icyaha ujye wicuza. Nuhigira uhoraho umuhigo, ujye uwusohoza. Ntugategereze urupfu kugira ngo uwuhigure. Mbere yo guhigira uhoraho umuhigo, ujye ubanza utekereze neza. Ntukabe nk'umuntu ugerageza uhoraho. Ujye wibuka ko uhoraho ashobora kukubabarira mu bihe byawe bya nyuma. Ujye wibuka ko ashobora kugutererana ntakwiteho. Mu gihe ugifite ibigutunga bihagije, ujye uzirikana n'igihe cy'inzara. Mu bubikire bwawe ujye uzirikana ko ushobora gukena ugatindahara. Twavuze ngo turongeraho, twendaga kugeza kuri 19 gusa, ariko twakomerejeho kugira ngo mubyumve neza. Reka rero twongereho imigani 20 kugeza kuri 24. Imigani 16. Imigani 16 duhere kuri 20 tugeze kuri 20 turahera kuri 20 tugeze kuri 24. Imigani 16 20 kugeza kuri 24 havuga ngo iki? Uwita ku mabwiriza y'uhoraho azatunganirwa. Hahirwa umuntu umwiringira. Uwushyira mu gaciro ni umuhanga, naho amagambo meza yongera ubumenyi. Ubwenge bubera nyirabwo isoko y'ubugingo, nyamara igihano cy'umupfapfa ni ubupfapfa bwe. Umunyabwenge abanza gutekereza mbere yo kuvuga, amagambo ye amwongerera ubumenyi. Amagambo meza aryohera nk'ubuki, anezeza umutima, umubiri ukagubwa neza. Murumva rero turimo dusoza twari tuvuze ngo tubanze dusome. Mwene Siraki aravuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Hanyuma mu migani haratubwiye ngo amagambo meza aryohera umutima, hanyuma umubiri ukagubwa neza. Ni ukuvuga ngo rero tujye tugerageza dushake umwanya, nubwo biba bitoroshye, abo twavuganaga tukiri muri Afurika, abo mwavuganaga mukiri muri Afurika, ubahamagare, ubavugishe, ubabwire amakuru. Niba hari uwagusigiye message nawe ukaba waruhuze, nugaruka umuhe message, umubwire uti ntago bimeze neza, cyangwa se ndi bize, tuzavugana ejo cyangwa se ejo bundi. Ariko message ze kuba 2, 3, 4, 10, 20 utarasubizamo n'imwe. Kandi navuga ngo tugerageze kubaka communication hagati muri twebwe. Rero nimuba mufitanye communication, ntabwo umuntu azavuga ngo hari icyo wamwimye, kuko azaba azi neza ko ntacyo ufite. Ikindi, niba hari icyo ubonye unamuhe. Imana niguha umugisha nawe uwuheshe abandi. Kandi muri Afurika ntitukumve ngo runaka yagiye muri Amerika tubone kumuhamagara tutajyaga tuvugana. Oya, simbizi niba ariko nabivuga, ariko nawe ashobora kuvuga uyu muntu ntago yampamagara nkiri muri Afurika,
none yumvishe ko ndi muri Amerika nanjye ntago mufata kuko nanjye ntiyanyitabaga, akaba yakwivuna umwanzi niba ariko nabivuga, ko hariho nk'umuntu mwaba mutavugana muri Afurika ataguhamagara cyangwa se wamuhamagara ntakwitabe, rero washyika muri Amerika nawe akaguha message ukaziskipinga kuko ntago nawe wamuhamagara ngo agufate. Ariko nta nubwo ntago ikibi kishugwa n'ikibi. Umuntu niba ataragufata kuri telefoni ariko wowe wanyuzamo ukamuvugisha, ukamuha amakuru, ukamwereka ko nyine uko ubayeho ariko yarakwiye kubaho muri cya gihe cye, akamenya neza ko ubuvandimwe ubumuntu butava ku ngano y'ibyo umuntu atunze, ahubwo ubumuntu buva mu ndiba y'umutima y'umuntu. Umuntu ufite umutima muzima aruta umuntu ufite amafaranga menshi udafite umutima muzima. Yego, umuntu ufite umutima muzima adafite icyo afite aruta umuntu ufite byinshi udafite umutima muzima. Impamvu nuko hari urugo ushobora kugeramo bakabura icyo baguha, ukabona umubyeyi cyangwa se umupapa wo muri urwo rugo arirukanse asutse amazi mu ivere akazana akakuzimana. Ariko kandi hari urugo ushobora gushikamo bafite byose bikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ukahava nta n'amazi yo mu gikombe baguhaye. Rero ukavuga ibi bintu kwa naka bafite, iyo biza kugirwa no kwa naka byari kugira umumaro kuri rubanda. Yego, rero inshuti bakunze tujye tuzirikana ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Tuvugane n'abavandimwe niba nta nico dufite cyo kubaha, ariko tubavugishe, tubazirikane, bamenye ubuzima tubayemo, bamenye amakuru tubayemo. Ariko kandi ntitukanihugireho ngo tuvuge ngo dufite byinshi byo gukora, dufite aho tugomba kugera, dufite nabo tubazirikane. Ni ukuri tubahe n'izo $20, tubahe n'izo $100, tubahe n'izo $10. Ntitukazigaye ngo kuko ari 10 zo muri Amerika zigeze muri Afurika zagirira umuntu umumaro. Zigeze muri Afurika ari 10 zagirira umuntu umumaro, yaziguramo ibishimbo by'umunsi. Ikindi nanjye niba ndi muri Afurika bakampa izo $100 kandi nzi ngo nyina wa runaka ntaherutse ibishimbo, ku bishimbo naguze reka ndaheho dukeya kugira ngo nawe muheshe umugisha. Ne kumubwira ngo nawe uzahamagare naka ngo hari igihe yagira icyo akuremera. Kubera iki se? Hariho abantu bakwiye gusubizwa n'Imana hanyuma nabo bagasubiza abandi. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose basubizwa n'Imana. Oya, Imana ifite abo igomba gusubiza nabo bagasubiza abandi. Urugero, niba nsenze Imana ngo impe miliyoni, hakaba hariho undi muntu uri gusenga Imana ngo imuhe ibihumbi 20, Imana ikanyitaho ikampa miliyoni, ni gute ntahita nsubiza umwe w'ibihumbi 20 kugira ngo Imana yite ku wundi? Rero ntitukagora Imana, ntitukavuna Imana. Ntabwo ari uko ivunika, I'm sorry kuvuga gutya, ntabwo ari uko tuyibabariye kubw'intege nkeya zayo. Oya, Bibiliya iravuga ngo ipfumbatuye ikiganza cyayo gake cyane yahaza ibyaremwe byose. Rero ifite ibikwiriye abantu bose, ariko natwe tujye tugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Tujye tugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Tuvuge ngo aha turi hari abandi, aha turi hanyuze abandi. Iyi si ducamo, iyi nzira tunyuramo yanyuzemo n'abandi kandi basoza urugendo rwabo amahoro, basoza urugendo rwabo neza. Pawulo yanditse ngo iki? Pawulo yaravuze ngo ndangije urugendo rwanjye neza, maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, nakoze ibyo nagomba gukora byose, igisigaye ni iki? Mbika ibikamba ry'ubugingo. Natwe tujye tuvuga ngo tugiye gusoza urugendo rwacu amahoro. Mwene Seraki yavuze nk'iki, yavuze ngo hari ubwe uzirikana umuremyi wawe ukiriho mu minsi yawe mizima, kuko hari igihe mu minsi yawe mibi wamutakira ntakwiteho. Ntabwo nzi niba koko ari byo, hari igihe umuntu yakwambaza Imana ntimwiteho, ariko ntekereza kuko Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi kandi impuhwe z'umubyeyi zihoraho igihe cyose. Rero ni ukuvuga ngo
ariko ntitukabyitwaze nanone ngo tuvuge ngo imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana zihoraho igihe cyose tuzayitsabira izaduha. Kandi muri Bibiliya haranditse ngo nari nshonje ntiwangaburiye, nari nambaye ubusa ntiwanyambitse. None si byo byaba byarandikiwe iki? Niba tumenye ngo naka arashonje, si na ngombwa ko ari umufamiliye wacu. Oya, hari igihe n'umufamiliye yaguha amakuru akakubwira ngo yewe ngo nyina wa naka ngo noneho ngo imibereho ngo yaramugoye, cyangwa undi akaguhamagara akakubwira ngo nimbe natwe ngo dupfa kugerageza ngo ariko ngo kwa runaka ho ngo bimeze nabi. Baha $20 ubuzima bw'umunsi umwe byibuze, bajye bavuge ngo ni ukuri uno munsi Imana yo mu ijuru iha umugisha runaka. Iyaba umuntu bwakwiraga yaturiho ijambo rimwe gusa rivuga ngo Imana iguha umugisha, uwo mugisha wakuzaho kandi wakugirira umumaro. Umugisha nkunda kuvuga ngo umugisha urakorerwa, ntabwo umugisha usengerwa. Rero umugisha ukorerwa mu buryo bwinshi, umugisha ukorerwa mu buryo bwinshi. Tujye dukorera umugisha muri ubwo buryo. Niba hari uwo wumvishe ushonje umufashe, niba hari uwo wumvishe wambaye ubusa umwambike, niba hari tutirengagijanyije, niba ariko nabivuga simbizi, tudafashe abantu bamwe ngo tubaskipinge hanyuma dufate abandi tubashyire imbere yacu cyane. Nibyo koko ntabwo abantu bangana imbere y'abandi, ariko ntitukagire n'abo twirengagiza burundu ngo tuvuge ngo ntabwo bakenewe mu buzima bwacu. Kubera iki se? Aha turi hari abandi, iyi si tugomba kuyitambukamo nk'uko abandi bayinyuzemo kugira ngo dusingire icyo umwami ashaka. Ni byiza rero ko dutambuka mu iyi si tutanduranije niba bishoboka. Kandi Pawulo yaravuze ngo mugerageze mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Rero mu byo dukora byose tujye tugerageza kubana n'abantu bose amahoro. Twe gufata abantu bose ngo tuvuge ngo ni babiho, twe gufata abantu bose tuvuge ngo bagiye gukora iki. Oya, ntabwo ari byo, nta nubwo bikenewe. Ni byiza ko utekereza ngo ibi ngiye kuvuga ari ngewe bagiye kubivugaho, byangeraho bimeze bite, byansharirira bingana bite, ibi ngiye gukora ari ngewe bigiye gukorerwaho zaba bifite uburemere bungana gute. Ibyo ngibyo bizadufasha kubana na sosiyete. Kandi ubutunzi bw'ibanze, ubutunzi bw'ingenzi abantu nibo b'ingenzi, abantu nibo byose. Shalom rero, ibiganiro byacu nakagaruka tuzajya tuza tuganira ijambo ry'Imana, tuze dutange amasomo nk'aya ngaya kugira ngo twimprovinge ubwenge bwacu, tumenye uko dukwiye kubana n'abantu. Abantu bose bizera ntabwo mbizi, ariko benshi mu bizera, ndavuga mu isi y'umwuka, benshi mu bizera umusaraba, kandi bizerera mu musaraba. Kandi umusaraba ugira igiti kimwe gitambitse n'igiti kimwe gihagaritse. Igiti gihagaritse kiravuga ngo ni ubusabane bw'Imana n'umuntu, igitambitse kikavuga imibanire y'umuntu n'undi, cyangwa se imibanire yawe n'abandi. Ni ukuvuga rero ntabwo wabana n'Imana neza kandi utabanye n'abantu neza. Rero niba twizera gutyo, tujye tuzirikana ibyo ngibyo. Imana y'amahoro nibahe umugisha kandi nibahire. Ikiganiro cyacu wifuza gufatanya natwe wagisharinga n'abandi, ugakora subscribe niba utarayikora, kandi ugashishikariza n'abandi gukora subscribe. Ntacyo bitwaye, ni umuco mwiza wo gushyigikirana ibyo dukora natwe kugira ngo bigire aho biva n'aho bigana. Byaba ari ibintu byiza cyane. Imana y'amahoro rero nibiteho kandi nibahire. Shalom.